se njye ndabikubwiye pe. Gira ukiriremo hano akanimero kawe njye nkuvugisha, urabona ko nanjye ndi smart. Kandi uraryoshye ariko urangatiye se? ndagukatiye. Noneho mabajagera asanga bihiye ariko nanga guhata ibirayi akumabuje noneho aba yanga guhaye inyama akazana igitoki. Uzi igitoki urabona wacu navuye nagisize. Akumabuje navuye mu cyaro nzi ko nzajya niriye inyama mu bakire, urumva ewa nuzi imodoka z'abukire none bako nikesha igitoki ariko ntaribi. Ariko mabuja naza none agasanga bitarashya ari mu mpambe ari bunziriki sinzi ari mu mpambire noneho ndikana gateke undi kandi naryoshye ariko rero mu cyaro ntabwo umuntu ajya kugira igihe cyo guteka yahaza.
bino biryo ntabwo byashya nyiri ahangaha nakerewe. sha mabuja wanjye ubwo rero azi ko bino biryo nabiteka bigashya nyiri ahangaha. sha byanze bikunze ngiye kubiterekaho bisige biri gutogota ngende, ndasanga bitari byashya ariko ndahita ngaruka. nta mukobwa ngomba kumutereta, nabonye ari mwiza uriya mukobwa wo muri salo, ariko noneho nagacika ndagaswa. ngiye kugenda noneho ngende nakubisemo umupira n'ipantaro ya congo nk'umunyakigali koko, ariko noneho agazancika ko bizagenda kose. sha cyo yigize sha mbega umukobwa ukora mu misatsi we, buri munsi ngiye kujya njya kuyogoshesha, ariko ko mabuja aranyica none, mabuja aranyica. kangire vuba mbiteke. abakobwa b'i Kigali bose basigaye bakeye, none burya waranyemeje aruta wa wundi wo kuri salo. Ngiye kumusaba nimero, uraho wararenze kabisa. Nimero ngomba kuyicyura. Numero. Ariko noneho mabuja aranyica. Kigali ngomba kuhaba ku Gikoboyi n'ubundi ngomba
wagira ngo tuganireho gatoya n'ubundi nitambukiraga nta kibazo najya tuganireho gatoya kanze mbikore ngasendinge ndavugisha sister nta kibazo rwose ndaba ntegerejeho gatoya nta kibazo rwose ntacyo ntabwo bitinda nayenda gutegereza tuganireho gakeya rwose nta kibazo ariko hano hari n'utuzi ndabona ndangije kukohereza noneho waza tukavugana nta kibazo sister nyine nandimo nambuka nihitira nanjye yararuguru kuri saro buriya ariko nyine ndakubonye nyine mu gipangu nyine ndavuga turawa mu sister akamusuhuza n'ubundi ntabwo najyaga nkubona ahangaha wansanga waragiye ku ishuri hari ntabwo ndi ku masomo ariko narashoje hari akaraka nari mfite niko narindi gukorera kuri mashini ntange papa burya papa wanjye atuye hariya nyine niho mba mvuye ku ishuri vuba ariko nyine njyewe mamaze iminsi ndasa nkaho wagutanze kuko ntabwo najyaga nkubona hano ariko papa wanjye ni umukire afite amazu menshi cyane haba mu buryo abakodesha nta kibazo rwose uriho kwa kiriya gipangu cyarahe kiriya cyo hepfo kino gifite irangi ry'umuhondo ikibazo kiri di so turarya kuko amasaha ageze abona nabisize no kuziko ranzu nziza imeze neza hara niho mu rugo hara niho mu rugo mba mari ubungubu nyine niwo mwanya mba mfite wo gutembera nanjye araruguru gutembera nta kibazo ariko gusa nyine nabonye ahantu meze neza kabisa ku ishuri baba bagufashe neza urakeye kabisa ni ukuri urakeye pe gusa nyine nangize ngo ngusuhuze nyine nk'umuturanyi ko wanama nako kanimero nta kibazo nkajya ngusuhuza urumva mu gihe ndi mu rugo nkagusuhuza nta kibazo pe nomero se nayikwimira iki ubundi iwanyu n'iwacu bari inshuti buriya ni uko usanga amasomo yaraduheranye nyine umuntu akabura n'umwanya wo kwidepurasa ngo asure n'abaturanyi ariko nta kibazo nomero nayiguha igihe tutabashije kubona tukanavugana kuri telefone najya guhamagara nkagusuhuza nyine nkanagutereta nyine mu gihe cyagiye ugiye kuryama nkakubwira za joteme burya ngiye buriya umukobwa wanjye sha numva ambwira aho yagiye nimba yamubwiye kari uriye uri gute wa mukozi se yatembereye dore yasize ibyo guteka ku ziko wose wagiye none se ntabwo wamenya uko ntabwo yaba yakubwiye aho aba yagiye nawe rero ngwino rero ndabona yasize ibyo ku ziko abonye uri akana keza disi ibyo ukoze dushaka ati no mu rugero rumwe tu ni ukuri wambaye na rinete nziza pe uretse hose uri simati cyane kahise wanamugana nshobora kuba uzi gutema uri mwiza wo birenze ariko ni ukuri nunyemerera ukanama n'urukundo nzagutetesha njye nkujyana ku mazi buriya abatareta bose niko bavuga aze ko mu rugo dufite amafaranga nta kibazo tuzajya mfata n'imodoka ya papa nkujyane urumva nkujyane ku mazi twiga ku mazi twirire ewana za ngo uzagure yawe wari uzajya unjyana nyine tuzashaka amafaranga ariko nyine papa ko afite amafaranga nta miliyoni zingahe ntari nta
ntaribi ubwo tugiye kugira connection tuzajya tugenda tuvugana nta kibazo rwose za joteme za I love you ni ibintu nzi cyane rwose sister rero nari hara ku muhanda gira nkiriremo hano akanimero kawe cyangwa nkuvugisha urabona ko nanjye ndi smart akafone mba ngafite ewana kanze ngo kuriramo agapassword hano akanimero kiragusya kashyira hano kashyiramo akanimero kawe gashyiremo nta kibazo njye nkuhamagara ntaribi ngiye numero yanjye nandikeho nde andikaho Soleil Soleil ndabizi baba ari abana beza ari abana beza rwose abana bitonda batuje ntacyo ngaho ubwo turi busubire murakoze kandi komeze kubwubwa neza murakoze cyane sawa akose ubundi uriya musore ufite ibigambo nk'iby'abagombozi yiga muri kaminuza nzaba ndeba ariko ntabwo umenya ibye rwose gusa ni igihungu cyiza niba ari seriye nzabanza ntesitinge ndebe koko nabi biriya bigambo n'amayindi ye bitandukanye nzaba ndeba irahari kandi cya mbere ni umutima mwiza uriya tuba turi gukora ahubwo mbwira twebwe hano ibintu byose turabikora turogosha tugafura no mu mutwe icyo ushaka cyose turakigukorera mwiriwe sister mwiriwe neza ni amakuru yawe ni meza ni karibu murakoze cyane twari dufite undi mukiriya ariko urihangana nta kibazo rwose tugarutse rwose nje kugira ngo mutunganye reka banga bagaruka se oya ntabwo tubanga rwose ujye uhora ugaruka ariko ukunda furesheri nawe ndazikunda ibanga nakubwiye ko nshaka kuba umusitari ndi kubibona urabishakisha nshaka kuba umusitari buriya mabuja wanjye ntacyo atazankorera yarishimye se nta kibazo ariko noneho gukora ibintu byiza ugomba kunyongeza buriya mabuja wanjye sinzi nta kibazo rwose uranyangahe se none nawe ndi kukongeza nase buriya ibintu barankoreye ariko byarandiye byarandiye cyane ko ntajya mbabaza se iyo bikurya bari kugarutse narenze kugira ngo mushyiremo utuvuta byorohe iminsi ishize ubundi nagira ngo byorohareke ariko usibye ko n'urukumbuzi wari urimo rwose ngaho da n'urukumbuzi wari urimo ushatse kuvuga ko usigaye unatukumbura rero ariko bakumbura aho ntabwo byabura urabona iminsi ibishize aba ari myinshi iminsi 3 yose ahubwo ni byiza umukiriya nkawe turamwemera cyane ubona umukiriya w'imena se urabona n'akanya ngo tuganirira nari mfite umukiriya ariko sinzi nimba nyine bikunda wajyaga byihutirwa nayaho tuganire nyine nk'abantu badaherukana unamuhobere dore ko icyo gihe baracyahobera ntazi iki gihe se ubundi igihe cya kera ntaho cyagiye ariko wajije rwose nta kibazo mbese ko mba numva uvuga ikibazo cya mabuja ubundi ukora akazi ko mu rugo bite yarega nyine umuntu agira ababosi benshi kubw'icyubahiro ugomba kumwita mabuja mabuja warega n'umuntu uguhemba ntabwo ari ngombwa akazi ko mu rugo nubwo naraguhemba kuba guhemba ugomba kumwita mabuja wawe none se mu buzima busanzwe ukora iki njyewe buriya nkora
munuza uriya ahantu hameze neza urumva ahantu nkora urebye nyine ariko uzaza tunahajyane cyangwa uzagutembereza se kujyana uharebe nta mpamvu yo kuhakubwira koko se nibyo se birimo buriya byo gushaka kuntembereza bimeze neza cyane uri kugiterera isoni bari kugutunganya neza ako se ntugakwegera umukirakure wajuje basi nta kibazo uba wicaye hano ku gatebe k'abakiriya nta kibazo umvugisha ureba uba wicaye ahangaha nta kibazo si hafi yanjye se waje nkorera umukiriya ndimo ndihuta ariko narinjiye wari ugiye nanjye ngo ngusuhuze none sanze ufite akazi ntagukoreye se ushaka kugenda ntanagukoreye ntabwo ari ngombwa ntabwo ari ngombwa reka kugukorera wibagiwe hari hanze se hari hanze ariko se agize ngo uriya ariko ntabwo wabonye akanya ntabwo wabona akanya buriya akanya nyine ndi butabone reka mbanze nkorera umukiriya kuko ari ihuye ariko se winkora wigeze ukaraba nako hari kandagira ukarabe hanze aya twebwe nkatwe abakire tuba dufite sanitayiza urumva hano sanitayiza zo mu kiganza buriya ariko se cyangwa se ibyo muri iyi si rero nuko nyine ari ngombwa ko hari ibyo tugomba kwirengagiza ni ukuri rwose urumva ese icara hamwe mbanze nkorera umukiriya basi jya wumva urabona utarabwana mu izuba ariko ndimo ndagenda ni ukuri ese niba ikibirimo bikurya aya ntacyo rwose ese waretse nkabanza ngakorera umukiriya nkanaguherekeza uranamerekeza sisita ariko rero ndashaka ko tuvugana ndashaka ko tuganira rwose ariko ubundi urumva n'ubundi uriya reka mubwire ntuye yagukunze urumva nta kibazo rwose mfite warankunze njye ndabikubwiye pe ariko buriya nyine uriya kabizu nyine nta kibazo nyine akabizu wabase rimwe nta kibazo rwose kuko umbwiye ngo urankunda agiye nguha akabizu none njye burya njye ndi umunyakigali arega njye nkora nk'abanyakigali njye buriya nta kibazo cyane ntabwo ari uko bakora njye sindiwe rero barakubeshye sinyagendera muri iyo mico kamwe konyine oya none ndabigenza ute urangatiye se ndagukatiye ariko abanyakigali mwabaye okay tega nkaguhe